Ikaze Big Power ku muyoboro wanyu Pero TV Show, nkaba ngiye kubagezaho amakuru y'umusitari bita Yago. Twakomeje ngiye kubagezaho bimwe mu byo yakoze cyangwa se uko yagiye yubaka izina rye. Dutangirane afite YouTube channel ebyiri, akaba dutangirane na channel nkuru ye akaba akurikiranwa n'abantu ibihumbi 677 by'abasubscribe, akaba afite video zirenga ibihumbi 2200. Akaba yaratangiye gukoresha imbuga nkoranyambaga nka YouTube ku itariki 23 z'ukwa mbere 2016. Kuri YouTube channel ye akaba afite abantu bamaze kumureba 123 n'ibihumbi birenga n'imisago. Ntabwo nigeze ibyo ndumva bihagije. Ikindi tugiye kureba ku yindi YouTube channel ye ya kabiri. Ahangaha ho afite abantu ibihumbi 50 bimukurikirana by'abasubscribe, akaba afiteho video 21, akaba afiteho miliyoni n'ibihumbi bimaze kumureba. Akaba aho yaratangiye gukoresha n'ubundi imbuga nkoranyambaga nka YouTube ku itariki 25 z'ukwa 12 2023. Izina akoreshaho cyangwa se nickname akoreshaho kuri artist nk'umuhanzi ho bamwita Yago Pandad, Yago Pan cyangwa se Yago Pandad. Akaba akoresha imbuga nkoranyambaga nka Spotify ni Yago, cyangwa se ukajya wandika spotify.com/Spotify na Audiomack, Instagram, Facebook, Twitter n'izindi zitandukanye. Niho wamukurikirana ushaka kumenya ibyo akora cyangwa se uri umufana we. Ariko izina akoresha bita Big Energy rikaba ryaraciye ibintu cyane. Reka nze mbagezeho impamvu Yago atakiri mu gihugu cy'u Rwanda, ngo yahunze agatsiko k'abahanzi bamupfukirana kugira ngo natere imbere mu muziki. Ndaza kubigarukaho. Reka nze twibande ku muhanzi mukuru nk'uko asanzwe abivuga ku mbuga nkoranyambaga bita Bruce Melody. Tugiye gukurikirana amateka ye, ubundi mbabwire amakimbirane uko agiye ameze we na Yago, uko bigenze, uko bimeze. Uyu muhanzi Bruce Melody akaba nawe afite ibihumbi 623. Yavuze ko ari umuhanzi mukuru urenze mu Rwanda, agomba guca agahigo, nta wundi muntu agomba kumurenga. Niyo mpamvu atanga amafaranga mu binyamakuru, ku maradiyo, ngo indirimbo ze bazikine cyane. Abandi bahanzi bari kuzamuka agatanga amafaranga ngo ntibakine ibihangano byabo, bagahera hasi kugira ngo bazahora arenze. Ayo niyo makuru mbagezaho. Akaba afite video 140. We akaba yaratangiye gukoresha imbuga nkoranyambaga nka YouTube ku itariki 19 z'ukwa gatatu 2015. Akaba afite miliyoni 89 zimaze kumureba n'ibihumbi birenga. Nubwo avuga ngo ararenze, uyu munsi wa none Yago aramurenze. Yago YouTube channel ihagaze 123, usizeho n'iyindi ntoya yatangiye y'ubuhanzi ifite 1,000,000. Urumva ko amurenze, nubwo akomeza kuvuga ngo niwe muhanzi urenze mu Rwanda, kandi Yago tumubara nk'umunyarwanda. Twakomeje iby'amakimbirane byo ni byinshi. Andi makuru, Bruce Melody yagiye gukora igitaramo muri Canada. Akigerayo abafana be bari batanze amafaranga, bamusabye ko yabasubiza. Byarangiye yabasubije kubera imyigaragambyo ya Big Energy. No muri Amerika hose naho Big Energy yaciye ibintu. Amakuru yo nzajya nyabagezaho 5 kuri 5. Big Power. Mbashimira abantu mwese murebye iyi video, nabahaye n'ikaze.
mbabwira ngo tuzajya twamamariza ubuntu kuva kuri iyi tariki cyangwa se buri gihe cyose dukoze video watwandikira icyo ushaka kwamamaza muri komenti, ndaza kubaha na nimero abo bashaka kuzajya bamamaza mu gihe ngiye live. YouTube channel cyangwa se uyu muryango ni uwanyu, ntabwo uharanira inyungu, ni big power, guhuza imbaraga ku isi hose cyangwa se imbaraga nyinshi, tukazamura buri wese, buri munyamuryango wese ibyo akora, wifuza kugisha inama, ibitekerezo, kunga bagize batandukanye bose, ushaka kwiga icyongereza twandikire, okay. Tubwire ibyo ukora muri komenti, commentinga, ukore like, comment, share na subscribe, turaza kugusubiza mu gihe utwandikiye ko wifuza kwamamaza, utubwira ibyo ushaka kwamamaza muri komenti. Muri video ikurikiraho dusoma komenti isogonda ku isogonda, noneho tuza gukora video ikurikiyeho, turakwamamariza n'amafaranga kugeza igihe uyu muryango wa Pero TV show nk'abanyamuryango bitwa big power. Intego nta nyungu y'umuryango uharanira, ibyo waba ukora byose, umwuga waba ukora wose tuzajya tukwamamariza ku buntu, izindi serivisi ushaka kwiga icyongereza n'ibindi byose ni ubuntu gusa. Nakuvuga ngo tuzagafata ngo dutangire guca amafaranga, oya, kuza muri uyu muryango ni ukwiteganyiriza. Iyandikisha, urebe hasi ku nzogera, ukore kuri subscribe, ukore like, ni iby'agaciro gusa, ubundi ibindi byose ni ubuntu. Amakuru ni ukuyabahera ubuntu, kubigisha icyongereza ni ku buntu, ibintu byose ni ubuntu. Uyu muryango nicyo urusha indi miryango cyangwa se andi ma YouTube channel yose, ibintu byose hano ni ubuntu, amakuru tuyabahera ubuntu. Ushaka kwiga